Databuja wera, Mana yera, Mana ishobora byose, abagaragu bawe turi imbere y'amaso yawe. Tuje kugusingiza, tuje kukuvuga, tuje kukwamamaza kuko uri mwiza, waraturengeye mu bihe bitandukanye. Nta mpamvu dufite yo kwirara, nta n'impamvu dufite yo kwicuza impamvu twagukurikiye dushonje uratugaburira. Waduhaye ibyo kurya, waduhaye ibyo kwambara, bamwe nta nubwo bagiraga inkweto zo kwambara, wabahaye inkweto zo kwambara. Hari abagukurikiye, hari abakene baratereranywe n'imiryango yabo, ariko Kristo kubw'ubuntu bwawe n'ineza yawe n'imbabazi zawe, abo bose warabahinduye. Abari abasore bazi ko batazashaka, abo bose bamwe muri bo ni abagabo, ubu abandi ni abacuruzi, abandi batwaye imodokari, abandi Nyagasani wabakoreye ibitangaza. Iyo bibutse ibyo wabakoreye ntacyo twakugereranya, kandi ni ukuri ijambo ryawe ni iry'ukuri. Nyagasani ntawugukoreye ngo azakorwe n'isoni, cyangwa ngo ntawugukurikiye maze ngo azakorwe n'ikimwaro. Nyagasani wakoze ibikomeye cyane, natwe turabyibonera n'amaso yacu, turabahamya bo kubivuga kuko urera, urakomeye. Nyagasani Mana ishobora byose, imbaga nyamwinshi y'abantu bagukurikira ntabwo bazicuza. Gusa uturinde muri no minsi, kubera yuko turi guhura n'iminsi ikomeye cyane, kubera yuko intama zawe zinjiwemo n'amasega. Amasega aryana ni menshi, turayabona buri munsi, kandi ayo masega yiyambitse uruhu rw'intama ayobya benshi. Nyagasani ndakwinginze kugira ngo rero uhagurukire kugira ngo turwanirire. Uwiteka Nyagasani abe ari wowe wivugira. Ndabizi uko byagenda kose, Satani uko yakora kose, ntafite imbaraga, ntafite ubushobozi bwo kuzimiza intama zawe burundu ngo zirye ngo azimare, ahubwo wowe ni wowe ufite ubushobozi Nyagasani bwo kumwica, kuko wa munsi utari wagera aregumeje kwidegembya arwanya intore zawe zigukurikira ku manywa na nijoro. Natwe rero aho turi ku rugamba turakomeje, ntiduteze gusubira inyuma, kuko dufite umugabo ukomeye ari wowe Yesu Kristo umwami wacu. Turakwinginze kugira ngo turwanirire, uduhe imbaraga n'ubushobozi kugira ngo turengere Mwami. Ubuzima burakomeye, kubireba mu bihe mu byiza, ariko twebwe Nyagasani duteze gusubira inyuma. Uturwanirire, wohereza imbaraga Mwami, wohereza imbaraga, wohereza abamarayika bawe, uturwanirire Nyagasani, kuko abenshi muri twebwe batangiye kuyoborwa, kuko abenshi muri twebwe batangiye gusubira inyuma, kuko abenshi muri twebwe twatangiye kumva indirimbo z'abanikolite, inyigisho zihakana Nyagasani ubuntu bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo twamaganye inyigisho z'ubuntu busaga, inyigisho mbi, inyigisho z'ubusambanyi, inyigisho z'abagome, inyigisho z'abadayimoni, turazirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Nyagasani ubwoko bwawe bwatangiye kwivanga n'andi mahanga, kandi waratubujije. Ngwino turengere, kandi Nyagasani dufate ukuboko ntudutererane. Turakwinginze kugira ngo twongere imbaraga. Dore ubuzima burakomeye hano ku isi, abantu benshi bafite ubwoba, bamwe batangiye kuvuga niba ubaho cyangwa utabaho, ariko twebwe turakwiringiye, tuzi kubaho, kandi kuko turakwambaza ukatwumvira, ukaduha ibyo dukeneye mu buzima bwacu. Nyagasani Nyirimpuhwe, Mana ishobora byose, uwera wa Isiraheli aho uri mu ijuru ryawe, dore turakwambaje kandi tuzahora tugusingiza by'iteka ryose, kuko tuzi yuko kuba tugufite ari bwo buzima bwacu bwuzuye. Mwami, ibyiringiro byacu byose biri kuri wowe. Abana bacu tuzababwira ubwiza bwawe, tuzababwira ineza yawe, ariko ni ukuri nutwohereza imbaraga nziza, nutwohereza imbaraga Nyagasani zidushoboza kurwanya iyo myuka mibi Nyagasani iri kugenda icyara cyari hindura abantu buri munsi uko bukeye uko bwije. Agahinda ni kenshi, imibabaro ni myinshi mu bantu benshi bakomeje gusubira inyuma, ariko Kristo ni ukuri ntacyo tugushinja, wakomeje kubana natwe. Ngwino urengera abarwayi, ngwino urengera imfubyi, ngwino urengera abapfakazi, ngwino urengera abihebye, ngwino urengera imfungwa mu nzu z'imbohe, ngwino utanga amahoro mu mitima y'abagukunda n'abagukurikiye. Nyagasani Mwami, utuvanemo imitima ya kinyamaswa, utugirire ubuntu, kandi ni ukuri uduhe guhora twiteguye Mwami, turya ibyawe twiteguye yuko umunsi n'isaha ushobora kuza kujyana itorero ryawe. Dore rero turakwinginze kugira ngo turwanirire, twaragutakiye Mwami uratutabara, waduhaye ibyo kurya, waduhaye buri kimwe cyose twashakaga, waduhaye amahoro Mwami mu mitima yacu, ariko turakwiringiye. Ngwino turwanirire, ngwino turwanirire, ngwino urengere ubwoko bwawe, ngwino ugere mu idini, ngwino ugere mu matorero hose Nyagasani, maze uvanemo n'indyarya ziyambitse impu z'intama kandi ari amasega aryana. Mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka Nyiringabo, ntaba ari twebwe ahubwo izina rye rikomeze rihabwe icyubahiro.